Nicole ava ku kazi n'imishiha myinshi cyane n'umunaniro, maze agahita yicara mu ntebe, isakoshi akaba yayijugunye hasi, maze rwose agatangira kwitonganya. Paula rero uyu mukobwa babana ahita aza ati noneho se Nicole, ko mbona rwose utashye utishimye, byakugendekeye gute? Ahubwo se ko nakomeje nguhamagara ntunyitabe? Ikindi kandi wari wambwiye ko uyu munsi uri bukore igice cy'umunsi, byaje kukugendekera biteze? Naho rero Nicole n'umujinya mwinshi atumva atari uriya muyobozi wacu se uba wanze yuko rwose twitaba telefone, gusa nyine sinamurenganya, ni akazi ke rwose agomba kukayobora uko abyumva. Ariko nawe utekereza ko yari yambwiye ko uyu munsi ndi bukore igice cy'umunsi, ariko yabihinduye ambwira ko ngomba gukora umunsi wose. Noneho tekereza, reba nk'izi nkweto zose, nk'izi nkweto nambaye ukuntu zireshya, reba ko niriwe mpagaze umunsi wose, noneho atanatuma nibura nzikuramo ngo nambare n'udukweto turi hasi. Cyakoze ubu buzima ndaburambiwe. Aratangira akavuga amagambo menshi cyane. Ndananiwe rwose, ibi bintu ndumva rwose bimaze kungera ahantu, sinibaza impamvu mu bantu bose twiganye ari njye navuyemo ibintu byose bikancanga, abandi bose bageze ku bintu byinshi. Urebye nyine ubuzima bwarabahiriye, bafite amazu meza, bagenda mu mamodoka meza, naho njyewe iyo ngiye kujya mu nzira binsaba kwipfuka igitambaro, nkambara rinete kugira ngo nyine hatagira umuntu mbona, kuko ngiye mba ngiye gutega bisi cyangwa ngiye gutega moto. Ubwo rero hagize nk'umuntu twiganye mbona rwose yanseka. Naho rero Paula ahita amubwira ati ariko Nicole, ntukamere utyo rwose, kubera yuko ni ukuvuga ngo ayo mahirwe ufite yo kuba ufite akazi, hari abandi bantu bayifuza, kandi humura uzatera imbere nawe, ibyo byose uzabigeraho. Naho Nicole ati uravuze ngo nzagera kuri ibyo byose? Umushahara w'ibihumbi 60 nkorera hari ahantu na hamwe wazangeza? No kuwurya ubwabyo ntabwo bishoboka. Cyakoze keretse nibura nk'ubu ngubu rwose wampa nk'abashuga dadi nka6, akampa nk'imodoka nk'6, akampa n'inzu yanjye kandi nziza, nibura bwo natekana. Naho rero Paula atariko Nicole, ntugatekereze ibintu nk'ibyo. Kuki uri gutekereza ibyo bintu by'abashuga dadi? Uri umukobwa mwiza, uzabona umugabo mwiza, ugira urugo, ubyara abana, kubera icyo gutekereza ibyo bintu koko? Ntugashaka amafaranga menshi, ntago amafaranga ari ibisubizo by'ibibazo byose ufite. Naho Nicole ati cecekeresha, urabuzwa n'iki kubivuga ko wabivukiye mu muryango w'abakire, ukaba nawe unifitiye n'akazi keza, wowe nyine nta kibazo ufite, kubera ko ayo mafaranga urayafite, ntabwo uzi ubukene sha, we ntabwo uzi. Nicole rero akiri kuvuga ahita yumva telefone yisonnye, maze akarebaho, umujinya noneho ugahita wiyongera. Ati ndebera kandi, ndebera yangirwa sheri wanjye nawe ngo ni Miguel ari kumpamagara arenda kumenera telefone, uyu nawe ngomba kumuboroka kubera ko rwose yiyongera ku bibazo mfite. Uyu mushomeri se udafite akazi, ubu nk'uko ko aba ari kumbaza iki? Ngomba kumuboroka uko byagenda kose, kubera ko rwose nawe ni ikibazo mu bindi. Naho rero Paula ahita akomeza kubwira Nicole ati uriya musore ko ari umwana mwiza, ubu umuhora iki koko? Amafaranga akorera nubwo uvuga ngo ni umushomeri, ariko amafaranga yose akorera arayaguha, none se ntimuyasangira? Kubera iki ko rwose uba ufite ikibazo kuri uriya musore? Naho Nicole atumva icecekere, uriya asa n'umushomeri. Tekereza nawe umuntu w'umusore ukorera 200,000, ubwo se 200,000 koko ni amafaranga y'umuntu w'umusore ungana kuriya? Ntashobora no kubona akazi kiyubashye ngo maze atangire nanjye anyiteho nk'uko abandi basore bita ku basheri babo? Paula rero ahita amubaza ati ngaho rwose nyibwirira niba uri bufate amafunguro, kuko nari natetse kandi natetse ibyo kurya biryoshye. Naho rero Nicole ati ndayafata, n'umujinya mwinshi, ariko aba ari kwitonganya nyine. Miguel rero akomeza guhamagara Nicole, maze Nicole yageraho akamwitaba, gusa nyine amwitaba ari kumubwira nabi. Naho rero Miguel ahita amubaza ati sheri, none se wabaye iki kuri kuvuga nabi? Nicole ati mbabarira nawe wikwiyongera rwose ku bibazo mfite. Miguel ahita amubwira ati ngwino ndebe rwose tuganire, cyangwa se umbwire ngenze nkurebe. Naho rero Nicole ahita amubwira ati nta kibazo, reka ndaje. Ahita yambara rero maze akagenda akajya kureba nyine Miguel. Abakigerayo Miguel ati none se ko mbona rwose utishimye, reba nawe ukuntu rwose uri kugaragara, ninde muntu se wakubabaje? Naho rero Nicole ati nta muntu n'umwe wambabaje, gusa nyine ndarambiwe, ndumva rwose nshaka gusezera kari akazi, kubera yuko ndagahaze kangeza ahantu. Miguel ati none se wabonye akandi kazi?
naho Nicole ati ntako nabonye ariko kariya ngomba kugasezera. Miguel ati nyamara wakabaye ni ukuri wihangana kubera yuko rega imbere ni heza. Naho rero Nicole ati imbere ni heza se ubwo uri kubivuga ushingire kuki? Irebe nawe, njye nawe dufite amadiplome ariko nta kintu na kimwe turageraho. Tekereza nawe uba mu nzu ubanamo n'abantu 5, akumba gato muri byo niko baguhaye, nawe kandi uba wumva nta kibazo rwose unyuzwe. Ubwo se koko urambwira ngo imbere hacu ni heza gute? Naho rero uyu musore atamubwira atari ko rwose ibintu bizagera aho bigende neza. Nicole ati bizagenda neza n'uriya mushahara wawe uhembwa w'ibihumbi 200. Tekereza nawe, urumva koko uwo mushahara watugeza kuki? Ahubwo rero ngewe inama nagira ngo nkugire ni imwe, iriya kampani ukoramo ugomba kujya uyiba kugira ngo ubone amafaranga. Naho rero Miguel ati hoya, ibyo ntabwo nabikora kubera ko rwose ni icyaha, kwiba ni bibi cyane sinshobora kubikora. Naho rero Nicole atumva ugomba kubikora byanze bikunze kuko nibwo buryo bwonyine bwo kubona amafaranga. Naho Miguel ati hoya, ntabwo rwose nabikora. Nicole ati nicyo mpfa nawe rero, uburyo bwose wabonamo amafaranga ntabwo ujya ugerageza kubukoresha neza kugira ngo ayo mafaranga uyabone. Naho Miguel ati rega humura rwose ibintu bizagenda neza kuko na ya kampani nadepojemo rwose ndi hafi gukora interview ya nyuma, urumva ko rero rwose ibintu biri kugenda biza. Nicole we rero aba yarakaye rwose mu buryo bugaragara, ahita amubwira atumva mbabarira rwose nigendere, sinkeneye gukomeza kumva ibintu uri kuvuga kubera ko byaza gutuma nkubwira amagambo mabi akagukomeretsa, ntuzigere na rimwe uyibagirwa. Naho uyu musore ati none se kubera icyo ubundi ukeneye kumbwira amagambo mabi koko? Uri umukunzi wanjye, ndagukunda kandi urabizi, sinzi rero impamvu utakwicara ngo maze ibibazo byose tubishyire ku murongo kandi rwose bizakemuka ndabizi. Naho Nicole nta rindi jambo na rimwe rwose aba akeneye kumva rivuye mu kanwa ka Miguel, ahita yigendera rwose akitahira. Umunsi wakurikiye rero Nicole ava ku kazi maze agahita abwira uyu mushuti we nyine baba babana Paula atumva ubu rero rwose ka kazi nagasezeye, noneho rwose ndatekanye. Naho Paula ati wagasezeye, none se uzabaho ute noneho utabona n'utwo dufaranga witaga dukeya? Naho Nicole atumva mfite rwose umusheri wanjye agomba kuzajya anyitaho. Paula ati hoya, ntumbwire ko Miguel ari we rwose ugiye kuzajya akwitaho, ariko se ntubona ko Miguel nawe afite inshingano kandi nyinshi? Urumva se bizashoboka ko akwitaho 100%? Naho Nicole ati ubwo nyine natabasha kunyitaho nta n'impamvu nimwe nzaba mfite yo kugumana nawe, ubwo nyine tuzatandukane, azaba nta musore umurimo, agiye kujya anyitaho kandi ndakeka aribwo rwose ibintu bigiye kuba byiza kurushaho. Miguel rero nawe nyine aza kureba Nicole maze akamubaza nyine impamvu atagiye ku kazi. Naho Nicole ati akazi rwose nakavuyeho. Miguel ati none se kubera iki rwose wakavuyeho kandi narakubwiye ngo nibura wakabaye utegereza ukabanza ukabona kandi? Naho Nicole atumva ibyo rwose nari mbirambiwe, ikindi kandi mfite umusheri agomba kunyitaho. Naho rero Miguel ati ahubwo se ubu ntabwo watangira gushaka akandi kazi cyangwa se nyine ukaba washaka ikindi kintu wikorera ukora ku giti cyawe? Nicole n'umujinya mwinshi ati none se uravuze ngo ntabwo uzanyitaho? Ntabwo wowe uri umugabo nk'abandi? Uzi yuko abandi bagabo bagurira abagore babo cyangwa se abo abakunzi babo imodoka, wowe ntabwo uzashobora kunyitaho se? Naho Miguel ati hoya, nza rwose ntabwo mpakanye ko ntazakwitaho, ariko nyine ukwiye no gushaka akazi. Miguel rero bahita bamuhamagara maze yajya gufata telefone agahita nyine akura mu mufuka telefone ndetse n'ikofi aba afite. Uyu mukobwa ahita afata iyi kofi maze agatangira kurebamo ati n'ubundi nkabibona ukuntu nta n'amafaranga uba ufite, reba ikofi yawe irera, ufite amakarita 6 ya banki yose kandi yose nta mafaranga ariho ndabizi, gute se ubundi ugira amakonti 6 yose kandi nta mafaranga ugira? Ubugira ngo se bigende bite? Ahita areba rero ikarite abazi neza yuko rwose ariyo nyine iri gukora muri iyi minsi, ni ukuvuga nyine ababizi neza ko akawunti yo kuri iyo karite ariyo nyine uyu musore ari gukoresha. Ahita amubaza atumva nizere ko utahinduye umubare w'ibanga? Naho uyu musore ati rero ntabwo nawuhinduye yego, ariko iyo konte urabizi nyine baha amafaranga nizigama kugira ngo mbe ntabura amafaranga yo kwishyura inzu, kandi nyine aya mafaranga rwose nyizigama igihe kinini cyane, rero rwose
ukureho amafaranga make cyane ashoboka, ukureho amafaranga waba ukoresha gusa makeya, ariko nyine ntukureho menshi. Naho rero Nicole ati mbwira nyine wowe gusa niba umubare wawe w'ibanga ukiri wa wundi. Miguel ati ariko nakubwiye ko nyine umubare w'ibanga wanjye ukiri wa wundi, ariko ni ukuri ukureho nk'ibihumbi 30 gusa ntubirenze. Miguel rero kubera ko baba bamushaka byihutirwa aba agomba nyine guhita agenda, ahita rero yongera mbere y'uko asohoka maze akongera akabwira uyu mukobwa Nicole atumva ndakwinginze rwose nturenze ibihumbi 30 kubera ko aya mafaranga nayo ngomba kuzishyura inzu, mfite n'utundi tuntu twinshi nayateganyirije kandi nyine nyabitse igihe kinini cyane ku buryo ntakeneye rwose kuyapfusha ubusa. Naho Nicole rero aramureba maze akamwihorera. Uyu musore rero arasohoka akagenda, Nicole nawe ahita yitegura maze akagenda akajya kwiyitaho, aragenda agakoresha imisatsi, agashopinga nyine, akagura ibintu byose akeneye, maze yasoza agataha, ataha yiyemeye nyine ari kubwira Paula ati wambonye se? Ati mvuye muri shopu, ati urabona ko na look yahindutse, ati ibintu byose nyine nabihinduye rwose. Naho rero Paula ahita amubaza ati none se ntumbwire yuko kandi ari amafaranga ya Miguel wabikoresheje n'ukuntu yari yakwihanangirije ngo ukoreshe udufaranga dukeya. Bakivuga ibyo ngibyo Miguel ahita aza yasaze ati hoya ntumbwire Paula, ntumbwire ko ukuyeho ibihumbi 150 byose nakubwiye ngo ukureho ibihumbi 30, ntumbwire rwose waba undangije neza neza. Ahita asanga rwose n'ibintu yaguze akibifite aho ngaho. Naho uyu mukobwa ati none se ntabwo uri sheri wanjye, ugomba kunyitaho ngasa neza nubwo nta kazi mfite, ahubwo se reba iyi misatsi se ntabwo uri kuyikunda wayibonye, ahubwo iyi misatsi sindanasoza kuyishyura, ubwo ndaza gufataho n'andi mafaranga nyine kugira ngo nishyure neza iyi misatsi. Reba ibintu byose naguze, ngomba rega kuba nsa neza. Naho Miguel ati ni ukuri wumve ko rwose ibintu ukoze urampemukiye kubera yuko aya mafaranga yose nari nkeneye rwose kuyakoresha. Naho Nicole ati ariko se nawe ntugakunde amafaranga ngo ukabye, inzu ntuyishyure ibihumbi 200 sibyo? Uyishyura nyine amafaranga ari munsi y'ibihumbi 200. Hanyuma rero gute ibihumbi 400 byose wambwira ngo ukeneye kwishyura inzu, niyo uzi ko niyo wakwishyura amezi 5 yose utaba wishyuye 1/2 cy'aya mafaranga ufite? Naho rero uyu musore ati nyine urumva ko aya mafaranga nari mfite ibintu byinshi byo kuyakoresha, kandi ikindi ubu ni ubwizigame bwanjye, ni amafaranga agomba kuzangoboka igihe nazaba mfite ikibazo. Naho uyu mukobwa atumva ubwo rero nyine nayakoresheje kandi ugomba kunyitaho n'inshingano zawe. Ku rundi ruhande rero uyu mukobwa Paula we nyine abacuruza imyenda, ariko nyine imyenda myiza nyine ya classe aba yambika rwose abantu biyubashye. Hanyuma rero umukobwa baba bakorana nyine uri umwasistante we aba adahari, ahita rero abwira nyine Nicole ati rero ugomba kumfasha muri iyi minsi assistante wanjye adahari, ndashaka ko nyine uzajya umfasha. Naho Nicole atumva akazi kanyu karavunana, ibintu byo kwirirwa uhagaze ujya kugera abantu imyenda banga kuyigura ntabwo ngiye rwose nabivamo. Ikintu nshaka ni ukubaho ubuzima butuje nkiruhukira, nta bintu bingora rwose nkeneye mu mutwe. Naho rero Paula ahita amubwira atumva rero nkubwire ugomba kumfasha byanze bikunze, kubera yuko nubwo uri hano ukeneye kurya, ukeneye kuryama, ukeneye umuriro, ukeneye gaze, ukeneye ibintu byose. Hanyuma niba udakeneye gukora, ubwo ntuzongere gukora kuri gaze yanjye cyangwa ku mafunguro yanjye cyangwa ku kindi kintu cyose, ntuzagire na kimwe wongera gukoraho. Naho rero Nicole yumva ko nyine ibintu byaba bikaze, maze akamubwira ati nta kibazo, ubwo nyine nzaguherekeza nta kundi. Buracya rero bakajyana imyenda, baba bashyiriye nyine umusore w'umukire uba witwa Bruno. Uyu musore rero aba ari umukire cyane, aba afite rero ahantu aba agomba kujya, abakeneye nyine imyenda iri classe yo kwambara. Paula rero aba yajyanye akavarize kuzuye nyine imyenda kugira ngo uyu musore ahitemo. Baba bakigerayo rero maze Nicole akitegereza iyi nzu, maze akaba aratangira aravuze ati ariko rwose abakire babayeho neza, ndebera nk'ahantu uyu musore aba nk'ubu ngubu kuko ndamutse ari kanjye mpaba naba nishimye, ibyishimo byaba ari byose, nta n'ikintu na kimwe mu buzima cyazongera kumbabaza kubera ko rwose umunezero w'isi yose naba mufite. Naho rero Paula ahita amubwira ati ceceka ariko ntukavuge ibyo bintu. Bakimara rero kuvuga ibyo, wa musore Bruno ahita aza nyine, maze bagahita batangira kumwereka imyenda.
gusa nyine iyo yigeze yose arabavuga ati ndabona rwose bitambereye. Naho rero Paula ati ariko ndabona ngewe bikubereye rwose. Naho uyu musore ati ntabwo rwose nabikunze. Nicole rero nawe ahita abwira Paula ati nyine komeza umuhindurire umushakire iyindi uri bumuhe, baramugera ka kavarize kose bikarangira rwose nta mwenda n'umwe ashimye. Paula rero aramubwira ati noneho nta kibazo, ejo rwose nzagushakira iyindi myenda maze nyikuzanire, ndakeka kandi noneho bizagenda neza. Bruno rero aramubwira ati nta kibazo. Buracya rero noneho nyine Paula agafata imyenda akayishyira mu kavarize maze akayiha Nicole ati warahabonye hahandi, yijyane maze nyine ugende noneho yipime. Nicole rero aragenda nyine ubundi akamushyira akipima maze agakuramo rwose imyenda ashima akanahita ayishyura. Kubera ko rero mu kwishyura nyine uyu musore yishyura akoresheje telefone, Nicole abona nyine nimero z'uyu musore ndetse nyine n'amazina ye birumvikana. Arataha rero maze yagera mu rugo akabura amahoro, akajya yumva nyine arashaka kwandikira uyu musore, dore ko rwose aba yabonye ukuntu uyu musore ari bogari, ikindi nyine aba ahantu heza cyane, aba abibona ko uyu musore ari umukire. Nicole rero afata telefone maze akamwandikira ati wakoze ni ukuri, warakoze kuba umukiriya wacu w'imena kandi rwose turagushimiye kuba ukomeza kutugurira. Akimara rero kumwandikira iyi mesaje, uyu musore nawe ahita yongera akandikira Nicole. Nicole rero ahita afatiraho nyine bagakomeza bagacatinga. Birangira uyu musore abwiye Nicole ko nyine yifuza kongera kumubona. Nicole rero ajya kumureba maze nyine bakagenda bakaganira. Uyu musore akamubwira ko nyine bajya no gusangira, baragenda bakajya gusangira maze mu gutaha bagatahana nyine kwa Bruno. Bagera rero kwa Bruno maze Bruno nyine agashaka kujya mu cyumba ndetse na Nicole ngo bajye gukora gahunda. Naho Nicole ahita amubwira ati ariko ndumva ngiye twaba twihuse, twakabaye twitonda maze tukabanza tukamenyana. Naho uyu musore ahita amubwira tumva njyewe rero iyo mikino ntabwo njya nyikina, wakabaye rwose wambwiye kare ko nta gahunda ufitanye nawe. Niba udashaka ko nyine njye nawe dutangira kujya dusohokana, wari kuba wabimbwiye kare kose, ariko n'ubundi ntarirarenga, wambwira nkaguhamagarira tagisi maze ikaza ikagucyura. Nicole rero yumva ko naramuka atashye ari bube ahombye kandi yari atangiye rwose kwinjira ku mafaranga. Ahita amubwira ati hoya nta kibazo, nta kibazo, noneho n'ubundi nyine ndabyemeye ko njye nawe nyine tugomba gutangira kujya dusohokana. Nuko rero uyu munsi nyine birangira Nicole araye kwa Bruno ndetse rwose bakararana. Paula rero aramushaka maze akamubura, amuhamagara rero kuri telefone maze Nicole akamubeshya ko nyine hari umushuti wabo wagize ikibazo akarwara maze akaba yagiye kumureba kwa muganga, kubera yuko Nicole nyine ahisha Paula rwose bikomeye ko yaba atangiye gusohokana n'uyu musore wundi, kubera ko Paula nyine aba ari umukobwa w'umunyakuri cyane, ibintu bye byose wabishyize ku murongo. Ntabwo rero Nicole aba yari kumubwira ko rwose ari gutendeka Miguel maze akajya kureba na Bruno, ntabwo yari kubimushyigikiramo Paula. Ikindi kandi Paula nyine yakundaga rwose Miguel kuko nyine yabonaga ari umusore mwiza utuje w'umwana mwiza cyane kandi nyine ufite ahazaza kuko yari akiri muto kandi akunda gukora cyane. Rero nyine yakoraga abwira uyu mukobwa Nicole ati nyamara rwose ugomba gukomeza gukunda Miguel kubera ko mbona ahazaza hanyu ari heza. Miguel ni umusore uzi gukora, azakwitaho mu hazaza rwose, uzabaho ubuzima ujya urota. Nyamara Nicole we ntabwo yabikozwaga kuko yabonaga biri gutinda kandi yishakira ubuzima bworoshye. Uwo munsi rero arataha maze agataha nyine bamuhaye amafaranga menshi, baba bamuhaye amafaranga menshi cyane. Arataha maze akagenda akajya mu cyumba cye akajya areba amafaranga afite, maze rwose akavuga ati ahubwo se umusore n'uyu kubera icyo ubundi rwose ntari narahuye nawe mbere, urabona ngo mariye imyaka yose ngendana n'iyi nyatsi ngo ni Miguel, ntazi aho abandi basore baba. Gusa nyine ni amahirwe kuba njye nawe rwose twamenyanye. Kubera ubwo rero batangira kujya bahamagarana kenshi cyane bagasohokana ndetse muri wikendi bakiriranwa. Umunsi umwe rero aba ari muri wikendi
Miguel rero aza kureba Nicole maze akamubwira ati none se ko noneho ari muri wikendi ntabwo rwose twajyana mu rugo nyine ukanganiriza kwa kundi nyine wajyaga unyokita muri wikendi tuganira n'ubundi tukaba turi kumwe. Naho rero Nicole aramubwira ati hoya ntabwo bishoboka kubera yuko ndaza kujyana na Paula gucuruza, hari nyine ahantu tugomba kujya kandi tugomba kujyana. Naho rero Miguel ati ariko se Paula koko ntabwo yakwijyana? Nicole ati ntabwo byashoboka, tugomba kujyana nyine uko byagenda kose, ntabwo nyine namutenguha kandi nari nabimwemereye, ihangane nyine ubwo weekend itaha nta kibazo tuzaba turi kumwe. Nicole kandi abwira nyine Miguel ati ahubwo genda nyine kubera ko wongeye kwitegura ubundi ngende. Miguel rero aragenda nubwo rwose ataba yishimye nyine ko ataba yabonye umukunzi we, ariko nyine Miguel ahita abaza Nicole ati none se amafaranga nakoherereje wayabonye? Naho Nicole ati si 20,020 nabibonye rwose. Yanamusuzuguye cyane ati ariko ubwo nkayo uba wumva ari amafaranga? Ayo mafaranga se atatega na bisi ubundi uba wumva ari mu mafaranga nyabaki? Naho rero Miguel ati ariko sheri jya wihanganira ga, hari igihe nzaguha amafaranga rwose menshi kubera ko ntabwo ibintu bizahora bimeze bitya, hari igihe ibintu bizagenda neza. Aya nguha nuko ariyo mfite, ariko hari ikindi gihe rwose humura ibyifuzo byawe byose bizasubizwa. Naho rero Nicole yamusuzuguye cyane ati ngaho genda nyine ubwo icyo gihe tuzaba tukireba. Miguel rero arigendera, naho Nicole nyine agahita yitegura vuba vuba akigira kwirebera Bruno, dore ko rwose ariho aba ameze nk'usigaye yibera. Kuri iyi nshuro rero kubera ko noneho aba agomba kujya nyine apostinga wa musore mushya baba bari kumwe, agapostinga aho bajyanye, aho yasohokeye, aho yagiye gushopinga, ahantu hose nyine akapostinga. Noneho nyine abasigaye yaraburotse Paula ndetse na Miguel kugira ngo nyine ajye yipostingira ariko ntibabibone. Umunsi umwe rero Miguel aba afite nyine ikirori aba agomba kujyamo, aba agomba kujyana n'abantu nyine bose bakorana, ariko baba bababwiye nyine ngo bazane n'abagore babo cyangwa se abasheri babo. Kubera rero rwose ukuntu Nicole we aba atakiboneka, asaba nyine Paula ko yamuherekereza Miguel muri iki kirori kugira ngo nyine adaseba. Paula rero aherekeza nyine Miguel nk'aho ari sheri we, aramuherekeza bakagenda nyine bagasangira. Hanyuma rero Paula ataha yishimye cyane, araza rero akabwira uyu mukobwa atumva wamenya ukuntu byagenze se muri cya kirori? Ati byari byiza ntabwo ushobora kubyumva. Atuzi ko se na boss wabo yarahari, ati abakozi bose bari bazanye abagore babo bafite abasheri, ati nyine twarariye turanywa, ati mbese atubyumva, ati cyari ikirori kiryoshye, ati ntakubeshya, ati warahombye ni ukuri, ati kuba rwose utarakigiyemo. Naho Nicole ati ye, ati nibyo koko rwose ubwo narahombye, gusa nyine mu mutima bari kuvuga ati mpomba iki ko njyewe noneho narindi harenze mudashobora kubyumva ukuntu, ahubwo mwebwe rwose muciriritse muba muri mu turori duciriritse turi aho ngaho. Nuko nyine aba ari kuvuga yivugisha mu mutima. Paula rero akomeza kubwira Nicole ati ariko rwose ndakubwiza ukuri, uriya musore mukundana Miguel afite ahazaza kandi heza. Iyo uza kubona ukuntu boss we yari ari kujya amutera imitoma nyine ari kumubwira ngo ni umunyabwenge cyane, ngo ni umukozi nyine w'umuhanga, ngo mu bakozi afite nyine rwose ajya yishimira nawe arimo. Ati ndakubwiza ukuri rwose uriya musore ahazaza he ni heza, kandi ni ukuri ufite zahabu rwose no kutabizi, uriya musore azagera kure. Naho rero Nicole rwose wumva bari kumutera nk'iseseme, ahita abwira Paula atumva mbabarira ndananiwe, reka ahubwo njye kuruhuka, nta kibazo izo nkuru tuzaba tuzisubiramo, ntaba akeneye nyine no kuzumva kubera ko rwose ntabwo aba akitaye kuri uyu musore habe na gatoya. Hashira iminsi rero Nicole nyine akibereye mu rukundo rwose na Bruno, agenda akirarirayo, ariko nyine nta muntu n'umwe uramenya ibyo aba arimo uretse ko Paula we aba atangiye kumukeka, ariko nyine nta kiba kibimwemeza. Umunsi umwe rero Miguel aza rwose yasaze yariye amavubi, ati mbwira rwose ukuntu wamburutse ukamburuka ku mbuga nkoranyambaga zawe, kubera iki wankoze ibi bintu? Atangira kubivuga
agatangira no kurira, aba ari kubivuga rwose n'amarira ashoka, ati mbwira ikintu naba naragukoreye, niki kintu nagucumuyeho. Naho rero Nicole ati ko numva ko mbona se uri kwiriza narakuborotse kuri Instagram gusa, ubwo iyo mba naranakuborotse kuri telefone utampamagara byari kugenda bite? Ubundi se kuba narakuborotse urumva ari ibintu birenze? Akomeza rero kubimubwira nyine, maze Paula akibuka ko nawe nta kintu gishya aherutse kubona ku mbuga nkoranyambaga z'uyu mukobwa, ahita afata telefone ye maze akajya kureba, agasanga nawe kera baramuborotse. Ahita abaza Nicole ati Nicole, nanjye waramborotse? Kubera iki watuborotse? Naho rero uyu mukobwa ati ubwo nyine byarikoze, ati wowe ntabwo nakuborotse, uwo naborotse nyine nzi ni Miguel, naho wowe ubwo byarikoze. Paula rero arumirwa ati ariko ni ukuri warahindutse, ntabwo ari wowe twari dusanzwe tuzi, kubera iki watuborotse? N'icyo uri kuduhisha? Ni iki kintu utakeneye ko tumenya? Naho rero Miguel ubu uri no kurera rwose amarira yamurenze, ati mbabarira umbwize ukuri, ni iki kintu kijya mbere? Naho rero Nicole atari ku bundi njye ndibaza n'ukuntu nakundanye nawe ukanyobera, uzi ko wagira ngo ni uruhinja. Tekereza nawe umugaburira, ubundi si ubwo si hahandi nyine najya ngukorera nk'akantu karira bakagira ngo ndagukubise. Ngewe rwose nta nubwo nabasha gukundana nawe, kuko nawe urabona ko rwose ubwawe ufite ikibazo. Naho Miguel ati mbabarira, nyine biba byamunaniye kubyakira ukuntu nyine Nicole yamukorera akantu nk'ako, kuko niba hari umuntu Miguel aba yarigeze akunda mu buzima bwe n'uyu mukobwa, aba yaramukunze wese ku buryo nyine aba yumva ko nta kintu na kimwe yamukinga. Akomeza kumubwira rero ati mbwira rwose, mbwira ikintu uri kumpisha. Naho rero Nicole ahita amubwira ati none se urabizi neza ko nkikubwiye wabasha kucyakira? Ushobora guhita usara, nyamara ushobora kurwara umutima. Naho Miguel ati mbwira nta kibazo. Naho Nicole ahita amubwira ati nyine hari undi musore rwose turi gusohokana, ngewe ntabwo ndi yaje ari nyine y'umukobwa ushobora kugutendeka, niyo mpamvu nkubwije ukuri, hari undi musore turi gusohokana kandi tumeranye neza cyane, ubwo rero rwose ntabwo nakwirirwa nkomeza kukubeshya. Miguel rero ahita acisha make maze agapfukama hasi akamubwira ati mbabarira umbwire kuri kumbeshya, mbwira ko rwose ibintu uri kumbwira atari ibya nyabyo, mbwira ko rwose uri kwikinira, kubera ko ibi bintu ntabwo nabasha kubyihanganira. None se waba waranjijije iki? Ni iki ntagukoreye? Naguhaye urukundo kandi nkorana imbaraga zanjye zose kugira ngo nzagire icyo nzageraho. Naho Nicole atumva rero nkubwire, simpakanye rwose ko ngukunda pe, nibyo rwose naragukunze ndetse n'ubu ngubu ndagukunda, ariko hari ikintu kimwe nyine udafite kandi nkeneye kurusha ibindi byose, amafaranga. Nta mafaranga ufite kandi ndayakeneye, ubwo rero ntabwo rwose byashoboka ko nkomeza kukwizirikaho. Narategereje ko uyabona, narahebye. Ubwo rero hari abandi bayabonye kera, nabo ngomba kugumana nabo. Ubu rwose mfite umusheri kandi anyitaho buri kimwe cyose, ampa amafaranga, nta na kimwe nyine atankorera. Naho rero Miguel ahita amubwira atari ko se sheri, sinende gukubwira ko rwose ndi gushaka akazi keza kugira ngo nzagukorere buri kimwe cyose. Naho rero Nicole atumva nkubwire ati rwose wikwirirwa umbwira iby'ahazaza hawe, ibyo byararangiye neza neza, ntabwo rwose mbikeneye, mfite ngewe umusore. Miguel rero ahita yibuka rwose ukuntu umunsi umwe nyine yifuzaga guporopoza Nicole, maze yajya kumwambika impeta. Nicole yarebye iyo mpeta arangije ahita ayifata arayijugunya, ati ariko urabona iyi mpeta ushaka kunyambika, iyi rwose niyo kuntesha agaciro, iyi mpeta sinayambara. Ikindi kandi reba nk'ahantu ariko uba waje kumporoporeza, ahantu ntabwo harenze, ugombaga gushaka nyine nk'ahantu muri hoteli, ya hoteli nyine isohokeramo abakire gusa, ukaba ariho unjyana. Ariko nawe ndebera ukuntu mporopoza mu buryo buciriritse, ngewe ntabwo nciriritse bigeze aha ngaha, ahubwo se urabona nk'aya mafoto rwose nayapostinga abandi banseka. Ibi bintu rero Miguel arabyibuka, maze rwose agatekereza ko nyine uyu mukobwa yahoraga yifuza ibirenze, ariko Miguel adafite, kuko rwose nk'uwo munsi iyo mpeta yarayanze arayijugunya, maze Paula ubwoba buramwica, aragenda arayitoragura, arongera arayibika ayihereza Miguel. Ariko nyine Paula ibi bintu byaramubabaje cyane, kubera ko uyu munsi yasuzuguye nyine Miguel. Gusa nyine Miguel yakundaga cyane uyu mukobwa ku buryo ibyo bintu byose atajyaga abiha agaciro. Gusa nyine uyu munsi noneho nibwo nyine Miguel atekereza ibintu byose byagiye biba, maze rwose agahita abona ko ahari uyu mukobwa yakundaga amafaranga
kurusha nyine uko yakundaga Miguel. Gusa nyine kwihangana n'ubundi birakomeza bikamunanira, agakomeza akabwira Paula ati Paula, mbabarira rwose ugenda uvugisha Nicole, ni inshuti yawe cyane, ahari wowe ari bukumve, ni ukuri ntabwo nifuza kumutakaza mu buzima, ntabwo nabasha kubaho ntamufite, mbabarira ugende rwose umunyingingire, genda umuvugishe, ndifuza ko rwose yambwira ko ibintu yari yavugaga byari ukwikinira. Naho rwose Paula aba yabibonye ko ari nyine ibi bintu biri siriyasi. Miguel rero agera aho nyine akabona hari ibintu byamurenze, arahaguruka rero maze agataha. Naho rero Paula we nyine ahita ajya kureba Nicole maze akamubaza nyine uyu musore rwose yasimbuje Miguel. Paula rero amubwira ko nyine ari wa musore w'umukire, wa wundi nyine w'umukiriya wa Paula. Nicole kandi ahita amubwira ati hanyuma rero kandi ngomba kugenda nyine maze nkajya kubana na Bruno. Naho rero Paula ahita amubwira ati rero rwose nkubwire, ndakurakariye ku buryo udashobora kubyumva. Impamvu ebyiri rero nyamukuru nkurakariye, iya mbere ni uko nyine wambeshye kandi uri gusohokana n'uriya musore ariko ukajya ukomeza kumbeshya. Iya kabiri ni uko rwose ubabaje umutima w'umusore w'umwana mwiza witonda kandi ugukunda bya nyabyo. Aho ariko ikintu nakubwira ni uko uri umuhombyi, urahombye rwose kandi uzabyicuza. Uriya musore utaye uzabyicuza rwose, ndabizi neza. Naho rero Nicole ati hoya, humura rwose wihangayika, kubera yuko Bruno ndamukunda cyane kandi nyine ni nawe nyine tuberanye, ni nawe kandi ufite ubuzima nifuza kubamo. Humura rwose nta kibazo, ntabwo nzigera mbyicuza, nabitekerejeho neza, ntubizi ko ndi umukobwa mukuru se, nafashe umwanzuro kandi nawutekerejeho neza, ndabizi neza rwose ko uriya musore Bruno ari we umbereye kandi turakundana cyane. Naho Paula ati impamvu se ufashe umwanzuro wo kugenda ni uko nyine watekereje yuko Miguel azajya aza hano kukureba buri munsi, none nyine urumva ukeneye kumuhunga. Nicole ati hoya, ntabwo ngomba kumuhunga, ahubwo nyine ngomba kugenda maze nkaba hafi y'umukunzi wanjye. Ndabizi uzankumbura, abanabivuga nyine ari kwirya yigira ukuntu, ndabizi ko uzankumbura, ariko nyine ihangane, nzagaruka nje gutwara utuntu dukeya nsize hano. Paula rero aramwihorera kuko rwose ababona uyu mukobwa ameze nk'umusazi imbere ye, ababona adashaka kumva, nyamara we rwose bari kubibona ko ari kwibeshya, kubera yuko Miguel aba ari umwana mwiza cyane cyane rwose kandi abakunda Nicole cyane cyane bikabije. Naho rero Miguel we rwose aragenda maze akagenda akiyahuza inzoga, akanywa agasinda, akarwana, mbese ibintu bibi byose akabikora kuko nyine aba yasinze ameze nabi cyane. Arataha rero maze agataha akaza nyine kureba Nicole, araza agakomanga ariko anahamagara ati Nicole uri hehe? Maze Paula akagenda akamufungurira, abagifungura agahita abona neza neza umuntu ari gutaraka kubera ko nta mbaraga nyine aba afite. Paula rero ahita amufata maze akamubwira ati icara gatoya, ati oya ndashaka Nicole, banza umumpamagarire. Paula ati Nicole ntawe uri hano. Naho rero n'ubundi rwose Miguel uba ubona nyine noneho ameze nk'uwataye umutwe, atari ko mbwira Paula, ntabwo ndi umusore mwiza, ubona se ntari umugabo, kondisiyo z'abagabo ntabwo nzujuje, none se ndi umwana mubi, ntabwo se nkunda Nicole mu buryo buhagije, kubera iki yanciye inyuma, kubera iki yanyanze. Naho rero Paula rwose uba yabuze ikintu asubiza uyu musore, aramubwira ati rega ihangane ahubwo reka mbatse n'ukuri nkushyirire n'umuti kuri ibi bisebe, kubera kurwana nyine aba yakubaguritse isura yose ubona ari ibisebe gusa. Paula rero ahita agenda akazana nyine umuti agatangira kumusigira ku bisebe, kubera ko nyine uyu musore aba anambaye nabi, asa nabi, ibishati bifunze bisumbana, ubona nyine ameze ukuntu. Amara rero kumutunganya maze nyine akamuherekeza agataha, aragenda rero agahita aryama nyine iwe. Buracya rero maze Paula akabyuka akongera agasubira kureba uyu musore, aragenda agasanga n'ubundi aracyari mu buriri, aramubwira ati none se umeze neza? Undi nawe ati meze neza, gusa ikintu cyonyine nshaka ni ukwiryamira. Paula aramubaza ati none se ngutegurire amafunguro?
naho rero Miguel ati hoya nta kintu na kimwe nkeneye, sinkeneye ikintu na kimwe kingira mu kanwa, ikintu cyonyine nshaka no kwiruhukira, ahubwo igendere rwose maze niryamire. Paula rero agerageza kumwinginga ngo arebe ko yabyuka, ariko uyu musore akabyanga neza neza rwose, nta kintu na kimwe aba ashaka. Paula rero arigendera maze agasiga aryamye, gusa nyine uba ubona rwose ari hafi kwicwa n'agahinda. Hashira iminsi rero papa wa Bruno aba agomba kuza kumureba. Bruno rero abwira Paula ko nyine agomba gushaka imyenda myiza, noneho nyine azaha papa wa Bruno, kubera ko nyine nawe aba akeneye kuzabona nyine indi myenda yambara, imyenda nyine myiza. Aramubwira ati nyine uzabyitondere, papa wanjye nyine ni wa muntu wambara neza cyane, kandi nyine ni umuntu w'umuyobozi, afite amakampani menshi cyane ayobora, ni umukire cyane urabyumva, ugomba kumuha nyine imyenda iri classe. Paula rero atangira nyine gutekereza ku myenda azamuha, nubwo nyine nta gitekerezo cya nyacyo rwose aba afite. Hanyuma rero Miguel nawe rwose aba atangiye noneho kugenda yiyakira, yarongeye nyine gusubira mu kazi, ubuzima nyine bwarongeye, ariko nanone abaza gusura rwose Paula maze bakiganirira, kuko Paula aba ari inshuti ye nyine, inshuti ye isanzwe. Paula rero abwira nyine Miguel ukuntu hari umuntu w'umukire cyane agiye kwambika, ariko akaba nta gitekerezo afite cy'ukuntu rwose yazabigenza. Naho rero Miguel aramubwira ati mbwira kubera ko nyine abantu benshi mba mbazi, numve ko hari icyo nagufasha, numve ko nagerageza no kukubwira nyine ibyo akunda kurusha ibindi. Paula rero amwereka nyine uyu mugabo, maze Miguel agahita amubwira ati nta kibazo, reka njye kugushakira amakuru ndebe ko nyine twabona uko asanzwe nyine yambara, noneho uzaba aribyo nawe ushingiraho umushakira imyenda. Miguel rero aragenda akabikoraho, maze rwose mu gihe kidatinze akazanira nyine Paula igitabo kirimo amafoto y'uyu mugabo, imyenda aba yambaye, uko yambara, nyine amwereka style z'ukuntu yambara zose. Naho rero Paula akimara kubibona ahita ashimira Miguel cyane, akamubwira atumva ubyumva urankoreye, urakoze, ntabwo wabyumva, ntabwo nari kuzabasha kumwambika, kandi rwose nari kuzaba mpombye ikiraka gikomeye, kubera ko uyu muntu azampa amafaranga menshi. Ubwo rero urakoze cyane, kuva mbonye n'ubundi uko akunda kwambara, bizamfasha nyine kubishingiraho mushakira imyambaro n'ubundi nzamwambika. Paula rero ahita abwira Miguel ati rero kubera ukuntu rwose umfashije, ndifuza kugutegurira nyine amafunguro maze rwose tugasangira. Miguel rero aramwemerera, Paula akagenda akajya gutegura, ariko asoza gutegura aje nyine gushyira amafunguro ku meza, telefone ya Miguel ikaba irasonnye. Miguel rero akitaba ahita abwira Paula tumva ndakwinginze umbabarire, sinzi amande uzaca uko angana, ariko mbabarira ngende birihutirwa, mbabarira rwose, tuzongera dusangire undi munsi, ariko uyu munsi mbabarira. Arahaguruka rero akagenda yiruka nyine nk'umuntu rwose utabaye. Paula nyine biramucanga, akayoberwa ibyo ari byo, ariko nyine akabyihorera. Aba agomba gutangira gukora akazi ko gushaka nyine imyenda azambika uyu mupapa w'umukire cyane uba ugiye kuza muri uyu mujyi. Naho rero ku rundi ruhande aba ari mu masaha y'igitondo, Bruno rero aba ari kwitegura nyine agiye kujya ku kazi. Naho rero Nicole aramubwira ati none se sheri, ubundi papa wawe akunda nyine ayahe mafunguro kugira ngo nzajye mba ariyo mutegurira. Naho rero Bruno ahita abwira Nicole atumva uzabimwibarize nyine naza. Naho Nicole ati hoya, kandi nagira ngo nyine nzabimutegurire. Naho rero Bruno ahita amubwira atumva njye rero nicyo mfa nawe, nanga ukuntu ushyanuka kandi ugira amagambo menshi. Papa wanjye ninjye wazaba aje kureba, ntabwo ari wowe, nta nubwo rwose azi ko wowe ubaho. Rero ndashaka ko uzitonda, nta bintu byo kuvuga amagambo menshi, uzategure nyine ibyo usanzwe utegura, ibindi ntubimbaze. Kandi ntabwo ngiye nkunda umuntu ushyanuka, kubera ko wowe uri umukunzi wanjye nk'uko n'abandi ari abakunzi banjye, kuko uri umwe muri benshi, ntabwo ari wowe wenyine dukundana. Gusa nyine ikintu kimwe nagira ngo nkubwire, ntabwo uri fiance wanjye. Ndumva rero utangiye rwose kwinjira mu muryango wanjye nk'aho wowe nyine uri uw'umwihariko, ntabwo uri fiance wanjye. Icyo kintu uzakishyire mu mutwe.
kano kanya rero Nicole nyine ahita yumva abuze aho akwirwa, ariko arihangana nyine akigira nkaho rwose nta cyabaye. Bruno rero ahita amubwira ati ahubwo genda nyine ubwire umushoferi ko nje ategura imodoka neza ndaje. Umunsi rero nyirizina uragera maze papa wa Bruno akaza, baba bicaye rero hanze nyine bari gufata akayaga, maze nyine Nicole akaza kubaseriva. Agiye rero papa wa Bruno ahita amubwira ati ariko rwose muhungu wanjye uri umunyamahirwe, ni ukuri kuba rwose uri kumwe n'uyu mukobwa, ndabona uyu mukobwa ari mwiza kandi nishimiye kubasangana. Naho rero Bruno ahita amubwira ati ariko papa nta birenze, ni uko wambwiye nyine ngo nuza mu rugo ngo uzahasanga umukobwa, ubwo rero nyine wahamusanze, ariko rwose nta bintu birenze. Naho rero papa wa Bruno ahita amubaza ati ahubwo se murumuna wawe mwavuganye? Bruno ati twavuganye, ahubwo sinzi impamvu ataraza, ariko uyu munsi sinigeze nongera kumuhamagara, twavuganye nyine kuri message. Naho rero papa we ati ariko rwose Miguel wagombaga kumuhamagara, ntubizi se ukuntu rwose aba ari aho ngaho avuga ngo ari mu kazi, ngo simbizi ibyaba arimo, uriya mwana rwose nawe yaranyobeye, uzi ko neza neza yahisemo kuba umukene neza neza bikamufata, ariko se buriya aba ashaka iki koko? Ntabwo azi ko rimwe babiri mwenyine nkorera, simba numva rwose ikintu uriya mwana ashaka kugeraho. Bakivuga batyo rero Miguel nyine abatungutse, naho Bruno ahita abwira papa we ati singuwo se Miguel. Miguel ahita aza rero maze papa ati mva mwana wana ntingukumbuye ni ukuri, uzi ko ariko hari hashize umwaka wose tutabonana. Ahita amusuhuza. Naho rero Bruno ati reba nawe, reba n'urwo rutwe nyine kwa kundi abavandimwe babonana bagahita batangira nyine gusererezanya. Naho rero Miguel ati ariko papa wagiye umubwira akanyitwaraho neza. Naho rero papa wabo ati ndabamenyereye nyine simbazi se. Bahita rero bahoberana, maze nyine ataricara Miguel, ubwo nyine Nicole aba agiye kugaruka azanye ibindi byo kunywa. Agikubita amaso Miguel ari guhoberana n'aba babiri, ahita yibuka ko nyine Bruno yari yamubwiye ko n'umuvandimwe we ari buze, maze agahita akubitaho agatima. Ibirahuri aba afite byose ahita abirekurira hasi, maze nyine Miguel nawe agahita akebuka areba ibibaye. Akireba ahita akubitana amaso na Nicole. Uhita rero ubona abaye nk'umuntu rwose ukubiswe n'inkuba, yitegereza Nicole ariko ntagire ijambo na rimwe avuga, maze agahindukira akareba mukuru we, ariko nyine abantu bose baba batazi ikintu ari kureba. Naho rero Nicole ahita avuga ati mumbabarire, maze agahita yiruka agasubira mu nzu. Bahita rero babwira Miguel bati icara rwose tube dutera story. Nyine ntabwo babyitaho ngo bamenye ikintu nyakuri Miguel yari ari kureba. Miguel rero aricara, maze ariko rwose baba bari kumubwira noneho atari kumva, kuko aba ari kwitekerereza ukuntu burya bwose Nicole yamutaye kugira ngo asange mukuru we, ariko aricecekera nyine nta kintu na kimwe rwose abandi bantu bamenya. Papa wabo rero abwira Miguel atari kuzi ko mwana wanjye umwaka wose urashize nguhamagara ntunanyitabe. Naho rero Miguel aterega papa mba ndi busy rwose mba nkuze. Naho rero papa we ati none se ubuhuze uri kwiga kuba umukene cyangwa nyine uri kwimenyereza uko waba umukene? Naho rero Miguel araceceka nyine. Papa atari ko se mwana wanjye rwose njyewe byawe byaranyobeye, wakabaye ufite rwose kampani imwe muri kino gihugu uyobora, ariko warabyanze. Dore rwose mukuru wawe yateye intambwe neza neza, we nyine yinjije amafaranga menshi muri uyu mwaka ayinjiriza kampani ayobora. Ikindi kandi yanyeretse umukobwa w'inshuti ye kandi rwose namushimye. Bakivuga ibyo nyine birumvikana Miguel ahita yumva ko rwose bamujombye nk'ahantu. Papa rero akomeza amubaza ati wowe rero bite, ariko ubundi ibyo bintu ukora bitajya bituma utera imbere, bidatuma uva aho uri, ni ibiki koko? Naho Miguel aterega papa nta kibazo rwose mfite, yego umushahara nkorera si mwinshi ariko wabasha kumbeshaho. Naho papa ati none se ubona uwo mushahara wawe wabasha kukubeshaho n'umuryango? Naho Miguel ati cyane. Papa ati noneho niba koko wumva wabasha kubeshaho umuryango, ndashaka kuzanyereka sheri wawe, uzanyereke umukopine wawe cyangwa se fiance wawe. Burya rwose nta mugore n'umwe ujya wemera kubana n'umuntu
utaragize icyo ageraho, umuntu nyine umufata nabi, kubera yuko burya rwose umugore wese akunda umusore umwitaho kandi umusore nyine abona yuko rwose afite ahazaza. Uzanyereke njyewe sheri wawe, nzahita menya neza ko koko hari icyo wagezeho cyangwa ko ntacyo wagezeho. Nimbona sheri wawe nzabibona mu maso, nimbona yishimye kandi yishimiye kuba ari kumwe nawe, nzahita menya ko koko hari ikintu wagezeho. Gusa nyine ubu rwose ndagarutse kandi ngomba kumara amezi menshi hano, ariko muri ayo mezi nzahamara icyo nshaka ni kimwe, ndashaka ko rwose wowe nyine na mukuru wawe tuganira neza maze tukemeranya ko mugomba rwose gufata amakampani mugomba kuyobora, kubera yuko nimwe babiri nkorera abana banjye. Ubu se naba nararuhiye iki koko uramutse ukomeza kurwana n'ubuzima kandi mfite amafaranga menshi? Aya mafaranga se yaba azaribwa nande mwana wanjye? Nibyo koko nyine warabinyeretse ko ushoboye gukora, warabinyeretse ko uri umuhanga, ariko noneho ubwo buhanga buzane ubukoreshe mu mafaranga yawe kuko ni ayawe. Naho rero Miguel ahita abwira papa we ati ariko se papa, ni ukuri kukwereka fiance cyangwa umukopine ntabwo ari byo byakwereka rwose ko hari icyo nagezeho? Naho papa we ati nibyo byabinyereka, ndabizi neza, nzareba mu maso y'umukobwa mukundana nzahita amenya uwo uri we. Miguel rero arabimwemerera ati nta kibazo rwose nzabikora. Baraganira rero maze nyine Miguel agataha. Aragenda rero agahita ajya kureba Paula. Akigerayo ahita abwira Paula ati rero Paula, nari nje kugusaba serivisi. Naho Paula ati yihe serivisi se kandi? Miguel ati nyine papa wanjye yaje hano kandi nyine arifuza ko nzamwereka umuntu dukundana, nyamara uwo muntu dukundana ntawe mfite. Ati noneho ikindi kintu gitangaje rero nari ngiye no kukubwira, atuzi yuko burya Nicole akundana na mukuru wanjye, ari we yanyanze kugira ngo amusange. Naho rero Paula ahita yikorera amaboko ati mukuru wawe ndetse utambwira se ko Bruno muva indimwe? Naho Miguel ati cyane, Bruno nyine ni mukuru wanjye, papa wanjye nyine ubu ngubu yaje ari kwa Bruno. Paula ahita yikorera amaboko ati hoya ntumbwire, mwaba muva indimwe gute se wowe ukaba uri umukene kandi Bruno ari umukire? Aramwitegereza agahera ku kirenge akageza ku mutwe. Naho rero Miguel atumva rero rwose nkubwire, hari byinshi nakabaye nkubwira, ariko hari ibindi nzakubwira nyine twitonze. Gusa icyo nakubwira cyo nibyo rwose, papa wanjye ni umukire cyane, ndetse nanjye ndi umukire, mfite amafaranga, mfite inzu, mfite ibintu byose, ariko nyine ngewe nashakaga rwose kubaho nikorera maze nkabona amafaranga navunikiye, kubera ko imyaka myinshi nabayeho nyine meze nk'uba mu gicucucucu cya papa, ibintu byose ari ugomba kubinkorera. Hanyuma maze gukura nafashe umwanzuro mvuga ko nanjye ngomba kuba umuntu w'umugabo, nkagerageza ubuzima, nubwo koko bigaragara ko nyine ntacyo nigeze ngeraho, ariko naragerageje. Hanyuma rero papa wanjye kuri iyi nshuro arifuza nyine yuko njye na mukuru wanjye ari twe noneho twajya mu mabizinesi ye, tukaba ari twe tuyamenya. Hanyuma rero yansabye ko rwose ngomba kumuzanira umuntu dukundana. Ntabwo rero navuga ngo hoya, kubera ko nyine mukuru wanjye we yamaze kwerekana Nicole nk'umusheri we. Ibi bintu rero Paula we ntabwo aba ari kubyumva, aba yikoreye amaboko neza neza ati none se mbabarira umbwire, ndabizi ukuntu wakundaga cyane Nicole, ni gute wamuretse akagenda kandi ibintu byose yashakaga wari ubifite? Naho rero Miguel ati nyine ibintu byose nari mbifite. Ati uribuka cya gihe nza kumwambika impeta maze akayijugunya? Uriya munsi buriya niwe nagombaga kumubwiza ukuri. Nari navuze ko nimwambika impeta akayemera ndi bumubwize ukuri, noneho nkamubwira byose uko bimeze, n'iyo mpeta nyine tukayibika, nkamugurira impeta y'igiciro. Ariko nyine kubera ko yabyanze ntabwo nari kubona uko mubwiza ukuri. Gusa nyine iminsi myinshi rwose nifuzaga kumubwira, ariko nyine simbasha kubimubwira. Paula rero ahita yumirwa nyine, akumva ibintu byose biramucanze, agatangira akazungera ati none se ubu uzanyerekana nka sheri wawe gute? Naho rero Miguel turabizi nta wundi mukobwa n'umwe nziranye nawe uretse nyine Nicole wari sheri wanjye, nawe kandi w'inshuti yanjye magara. Nta wundi rero mukobwa nzi, wowe mbabarira ubimfashemo. Naho Paula rero ahita
gutekereza ukuntu kose nyine uyu musore akunda kumufasha iyo akeneye ubufasha, maze agahita amubaza ati none se ubu ntabwo rwose turi bube turi kubeshya papa wawe? Naho Miguel ati none se nyine ko nta yandi mahitamo mfite nabigenza gute? Ndamutse nyine ntabikoze papa wanjye noneho yabona ko rwose nabaye imbobo neza neza, kubera ko nyine urumva ko namwemereye ko nzamuzanira umusheri, ndamutse ntamuzanye se urumva ko utamfata noneho nabi kurushaho? Pawulo rero ahita amubwira ati nta kibazo ndabyemeye nzabigufashamo. Umunsi rero uragera, Pawulo aritegura maze Miguel akaza kumutwara. Baragenda rero maze bagera iwabo wa Miguel, Pawulo ava mu modoka maze agatangira kureba iyi nzu, arayitegereza akayizenguruka, ubona nyine ibintu byamucanze. Abaza Miguel ati none se mbwira, iyi nzu ni iya papa wawe bya nyabyo? Naho Miguel ati yego, ni inzu imwe muri enye afite, kubera yuko nyine afite inzu enye ahantu hagiye hatandukanye. Rero hamwe ahaba nk'amezi 6, ahandi akaba nk'amezi 4, nyine nta hantu ajya aba ibihe byose, kubera ko ngo aba ashaka guhora ahinduranya miriye nyine ngo afate akayaga, ntabwo ajya aba ahantu hamwe. Naho Pawulo ati iyi nzu ni iya papa wawe urabizi neza? Miguel ati kandi nkubwiye ko nyine ari imwe muri enye afite. Ati wowe se ukaba uba hahandi? Miguel ati reka nanjye rwose amazu ndayafite, no muri uyu mujyi mpafite inzu, ikindi kandi no ku kirwa nyine mpafite inzu. Abakimubwira izina icyo kirwa ati mpafite inzu nziza cyane, gusa nyine ntabwo nashatse kuzibamo kubera yuko nashakaga nyine kuba mu buzima buciriritse, nashakaga kuba mu nzu nishyuye nkayishyura amafaranga yanjye nakoreye. Naho rero Pawulo ahita amubwira ati cyakoze ntakubeshye uratangaje rwose. Miguel rero aramubwira ati ngwino twinjire mu nzu, amufata akaboko maze akamwinjiza. Pawulo yagiramo imbere nabwo biba kwa kundi agatangira kurangara. Naho Miguel ati ngwino wicare ube uruhuka. Baba bakivuga ibyo rero, maze Bruno we rwose uba nyine ari muri iyi nzu ndetse na Nicole, Bruno rero ahita amanuka nyine yihuta ava muri etaje ati wahageze se? Naho rero Miguel ati cyane. Bahita baza rero bagahoberana, maze bagihoberana Bruno ahita amubaza ati ariko sheri wawe ndamuzi? Naho rero Pawulo ati byantangaza uramutse unyibagiwe. Naho Bruno ati ndakuzi cyane. Ahita amuhobera ati ni karibu iwacu rero. Mu kanya rero na Nicole ahita aza nyine, maze agahita atungurwa no kubona ko Miguel aba ari kumwe na Pawulo. Miguel rero akikubita amaso, Nicole ahita afata Pawulo maze akamwegereza akamufata ku rutugu ati hanyuma rero mukuru wanjye, rero narinje kukwereka nyine sheri wanjye yitwa nyine Pawulo, nako nsanze munaziranye. Pawulo rero ni umukobwa mwiza cyane, umukobwa umutima wanjye wishimira, ni umukunzi wanjye nyine, niwe wampaye umutima, ndamukunda wese. Naho rero Bruno ahita abaza Pawulo ati none se Pawulo mbabarira umbwize ukuri, umuvandimwe wanjye wamukundiye iki ko rwose mba mbona adakunditse? Naho rero Pawulo ati cecekere, rekera aho ngaho, ati rwose ndamukunda cyane kandi nyine mbona ari umugabo uri special, ni umusore udasanzwe. Nuko nyine uri umusore nawe ntabwo wamenya ibyiza bye, ariko njye ndabizi ntasanzwe rwose, ndamukunda cyane. Ubwo ariko nyine birumvikana Nicole we aba yashize, aba ahagaze ari kureba wagira ngo ari kureba filime, ibintu biba byamucanze, ari kwibaza niba ari kurota, niba ari ibyanyabyo biri kuba, biba byamuyobeye. Noneho ukuntu ubona rwose Miguel atanamwitayeho, ari kwisekera yishimiye rwose uyu mukobwa bari kumwe, ari kujya amuhabiza ku itama, akamuhabiza mu gahanga, amuhunga utuntu tutamuriho, ari kumubwira nyine ukuntu ari mwiza, ukuntu afite imisatsi myiza, ari kumubwira ati ariko uno munsi waberewe. Biba byariye Nicole biramubabaza, maze rwose akumva hariya nk'isi yakwasama ikamumira, ariko nyine ntabwo biba bishoboka. Papa wabo rero araza, maze Miguel akamwereka sheri we. Papa ahita avuga ati ariko ndamuzi, si we se ahubwo ujya unyambika? Ndamuzi cyane rwose, ariko bahungu banjye rwose ndabishimiye, ntabwo mushobora kubyumva. Ahobera uyu mukobwa cyane ati ni ukuri
rwose ndakwishimiye cyane mukobwa wanjye kandi ni karibu. Aba rero yamukunze cyane, akomeza amwitegereza maze akajya abwira Bruno ati ni ukuri bana ba ndabishimiye, mufite nyine abasheri beza, mbese famiye yacu irishimye rwose. Baricara rero maze bakaganira, ariko nyine papa wabo akababwira ati rero kubera ko nyine ntigeze ngira igihe kinini cyo kuba rwose ndi kumwe na Miguel, ndagusabye noneho tumarane ukwezi kose wowe na sheri wawe mutaha hano, maze rwose tubone umwanya wo kwishimana, tubone umwanya nyine wo kubonana nka famiye. Naho rero Miguel ahita abwira papa we ati ariko ntabwo byakunda kubera ko sheri wanjye afite akazi kandi nyine kamutwara umwanya munini, ubwo se wumva byashoboka? Naho papa wabo ati nyine ndabizi ko afite akazi, ahubwo nyine umushoferi azageza amutware agenda ajya ku kazi, noneho amasaha yo gutaha azajya ataha hano. Iki kibazo rero babura ukuntu bakikuramo, maze rwose Paula ibintu bikamurenga, akibaza noneho ukuntu agiye kuguma hano bikamucanga. Ariko nyine hagati aho ngaho Nicole we rwose uba ubona yabihiwe, uba ubona ibintu byamubihiye, ari kwibaza ibintu yakoze maze bikamuyobera. Kano kanya nibwo aba ari kwicuza kuba rwose yarataye uyu musore, kuko uyu musore yaramukundaga cyane kandi yari umwana mwiza. Kuba rero noneho aba anasanze yari n'umukire afite amafaranga, noneho aka kantu karamurya. Noneho ikirenze kuri ibyo akabona wa mukobwa babanaga niwe rwose uri kwenjoyinga buno buzima bwiza. Ibi bintu biba byamuriye cyane cyane ko Bruno we rwose aba ari wa musore nyine utajya utanga keya. Ikindi kandi aba yikundira abakobwa benshi ku buryo ntacyo biba bimubwiye kuba Nicole yaba ahari cyangwa adahari, ntibimubuza kwitabira amatelefone y'abandi bakobwa, gusubiza amamesaje ndetse no kumubwira nabi kenshi cyane, amubwira ati nyine mba mbona rwose uri umukobwa w'umuturagekazi, ntabwo uzi kwitwara nk'abakire. Hagati aho rero Miguel ndetse na Paula bahita nyine bahaguruka bakajya mu cyumba. Paula ahita abwira Miguel ati noneho turapfuye, iki cyo turakikuramo dute? Tekereza ko twari twavuganye, nzi yuko ari ukuzatwanyirika papa wawe, none ngo nitugume hano ukwezi kumwe? Ibi bintu urabona ndi bubyitwaremo nte? Urabona biri bugende bite koko? Naho rero Miguel ahita amubwira ati nanjye ntakubeshye ndatunguwe, sinari nzi ko ari uko biri bugende, gusa nyine nta yandi mahitamo mfite. Nanone ariko niba ubona nyine utabishobora ntabwo rwose nakurenganya, urabyihorera kuko uri inshuti yanjye magara urabizi, gusa nyine nta wundi muntu n'umwe mfite wamfasha muri iki kibazo. Naho rero Paula ahita amubwira ati ubuse koko turakora iki? Naho Miguel ati bitekerezeho neza wumve niba wakomeza kumfasha. Paula ati noneho reba ikintu gitangaje, nituramuka tugumaranye hano ukuntu nzajya njya muri dushe nkagenda nkwihishe cyane, bazajya babimenya ko nyine njye nawe tudakundana. Ubwo se koko byanze bikunze nituguma hano bazabona ko rwose twabeshye. Gusa nyine Paula abona nta kundi agomba mva kubigenza, agomba gufasha Miguel uko byagenda kose iki kibazo bakagisohokamo neza. Abwira Miguel ati rero rwose Miguel, ntabwo nagutaba mu nama kubera ko nawe uramfasha iyo ngukeneye buri gihe kandi uri inshuti yanjye rega, none se ubundi ubwo naba nkumariye iki ntagufashije? Ndabyemeye nta kibazo, reka nyine tumare ukwezi hano twigira nk'abantu bakundana, gusa nyine tugomba kuzitwararika ku buryo nta muntu n'umwe ugomba kuzamenya yuko atari ibya nyabyo. Miguel rero aramuhobera ati ni ukuri urakoze ubyumve, urakoze cyane rwose, ubundi rega ni wowe inshuti yanjye rwose, kuko nta n'umusore w'inshuti ngira, mbese uri inshuti yanjye y'umusore ukaba inshuti yanjye y'umukobwa, mbese uri byose. Ku mugoroba rero bajya ku meza maze bari gufata amafunguro. Nicole aba ari gusangira na Bruno, naho rero Miguel we aba ari gusangira nyine na Paula. Baba rero ubona bishimye cyane kubera ko aba bombi baba bari basanzwe bamenyeranye ari n'inshuti zisanzwe. Biba byoroshye rwose kuba bakwereka umuntu ko bakundana ukagira ngo koko nibyo. Bari bicaye nyine bari gusangira maze bakajya batamikana, bari gutera story baseka nyine
ya mikino nyine y'abantu bakundana, papa wabo arakomeza akabitegereza, maze rwose akajya yishima akamwenyura, ababona bamushimishije. Naho rero Nicole nyine uba rwose ubona bamuteye ishyari, nawe agerageza kugira ngo atamike Bruno. Bruno rero ubwa mbere arabyemera, ubwa kabiri Nicole ajya gutamika Bruno, maze agahita amubwira nabi ati ariko se wowe wandetse, wariye ukandeka, urakomeza unseseka ibiryo mu kanwa, ninde wakubwiye se ko njye nkeneye kuntamika? Ntabwo ibyo bintu mbikunda kandi rwose ndeka, ntabwo mbishaka. Naho rero aba bandi nyine barahindukira bakareba ukuntu nyine Bruno aba ari kubwira nabi Nicole, maze bakumirwa kandi baba bazi ko nyine ari abakunzi b'intangarugero. Naho rero papa wabo ahita abwira nyine Paula ati cyakoze Paula, ni ukuri rwose uri umunyamahirwe kuba rwose warakundanye n'uyu musore, kubera yuko buriya bano bana babiri nibo nabyaye bonyine bano bahungu, ariko ndabazi cyane. Hanyuma rero uyu nguyu nyine Miguel akunda abantu cyane, arasabana, ikindi kandi nyine uba ubona yita ku bandi kurusha n'uko yakwiyitaho. Naho rero Bruno ureba hano, Bruno nyine ni wa musore nyine uba uri aho wihagazeho, ntabwo ibintu by'imikino bikunda, sinzi nyine mu rukundo sinzi uko yitwara, ariko nyine ni wa muntu uba ubona afunze umutwe nyine ari aho ngaho. Gusa nyine mu bintu byo gushaka amafaranga arabizi cyane, ariko ibyo mu rukundo rwose ntumubaze. Hanyuma rero rwose wagize amahirwe kuba ukundana na Miguel. Miguel nyine ni umusore w'umwana mwiza cyane, kandi nawe uri umukobwa mwiza. Ibi bintu rero biba biri gukomeza kurya Nicole cyane, kuko nyine ababona couple ya Bruno ndetse nyine na Nicole atari yo couple nyine bari gushima ngo bayishyire imbere, ahubwo couple ya Miguel ndetse na Paula ariyo rwose bashyigikiye cyane, kuko papa wabo nyine aranababwira ati nkurikije rwose ukuntu muri nabeza cyane, nifuza nyine kuzabona nk'abana muzabyara bazaba batangaje, muzabyara abana beza cyane. Umunsi wakurikiye rero Nicole aba ari mu gikoni, maze Paula akamusangayo aje gufata akaji nyine kugira ngo ashyire na sheri we. Naho rero Nicole ahita amubwira ati ariko se koko nta nubwo wigeze utegereza n'igihe kugira ngo unsimbure, wahise unsimbura cyangwa n'ubundi wari usanzwe ukunda Miguel? Naho rero Paula atumva njye nta kintu njya mvugana n'abakobwa b'indangare, hanyuma se wowe wamusize se ukajya gusanga ufite amafaranga? Nizere ko ariko wowe wishimye kubera ko amafaranga urayafite pe, nizere ko ibyishimo ari byose kuri wowe. Nanjye rero nyine nta kibazo rwose, naritoraguriye, waramutaye nanjye ndamutoragura. Ahita kandi yifatira ji maze agahita anisohokera, agasiga nyine Nicole ari mu gikoni ari gutekereza nyine, ubona agahinda ari kose, uba wibaza ikintu kiri kumubabaza maze kikakuyobera. Aba yaramutaye n'ubundi amureba, kandi nyine uwo yasanze baba bari kumwe. Sinzi rwose ikintu kiba kibabaza Nicole. Umunsi wakurikiye rero barasohoka nyine bakajya gusangira, maze bataha ku mugoroba nyine bagera muri salo, bose bagahita bicara baba barushye. Naho rero Miguel ahita atangira gukorera ka massage Paula, ati sheri urananiwe birumvikana, akamukorera akamassage nyine. Paula nawe rwose ubona akamassage kamuryoheye. Naho rero Nicole uba wigana ibyo bari gukorera Paula cyangwa ibyo Paula ari gukora, nawe ahita atangira kubwira Bruno ati sheri uyu munsi wananiwe, reka rwose ngukorere ka massage. Naho Bruno ati oya byihorere, hari ababishinzwe, nzahamagara nyine abashinzwe kunkorera massage baze bayinkorere. Naho rero Nicole ati nibura se njyewe wayinkoreye? Naho Bruno ati uwo mwanya se urabona nk'ufite? Ahita yihagurukira akigendera, maze akamuta muri salo. Nicole umujinya uramwica, areba ukuntu abandi bana bishimye, maze akumva yasara. Kandi koko Miguel ndetse na Paula uba ubona rwose bari mu rukundo rwa nyarwo, uba ubona ibyishimo ari byose, nyine uba ubona bari mu bintu nyine bya nyabyo, atari ibintu byo kwijijisha. Hanyuma rero umunsi wakurikiye nanone baba bicaye bari ku meza bari gusangira. Sinzi ukuntu nyine ikirahure cy'amazi gicika Nicole, maze akaba amenetse kuri Bruno.
Bruno ahita amusomera ati ariko wa gakobwa we k'agaturagekazi ntabwo uzi kwitwara nk'abantu biyubashye, ubuturage ufite ubundi buzakuvamo ryari? Buri gihe uhora nyine ibintu byawe byose bijagaraye kubera ko udashobora kujya ku murongo. Naho papa wabo ahita amubwira ati Bruno ihangane ariko yari accident, ni ibintu rwose bimucitse. Naho rero Paula ndetse na Miguel nabo bahita bumirwa, maze nyine bagahindukira bakareba uyu musore bakumirwa. Bajya rero mu cyumba nyine bamaze gufata amafunguro, maze Paula akabwira Miguel ati ntakubeshya ariko njyewe ni ukuri numiwe, natangajwe n'ukuntu Bruno yabwiye Nicole, ese ko wagira ngo nyine aramukunda, ariko njyewe iminsi tumaze hano mbona rwose atamwishimira habe na gatoya, uzi ko wagira ngo rwose ntabwo ari umukunzi we. Naho rero Miguel ati nakubeshye nanjye byantunguye, ariko nta mwanya dufite rwose wo kubataho, bihorere ariya ni amahitamo nyine ya Nicole, ubwo ibizamubaho byose agomba kubyirengera. Njye nta kintu biba bimbwiye ntakubeshye, kuba tuba turi mu nzu imwe ni nkaho rwose ntaba no kumubona, nyine wagira ngo ntaba hari uwundi kuri njyewe. Naho rero Paula ahita amubaza ati none se mbwiza ukuri, none se ntabwo ukimukunda? Naho Miguel atumva kubwira byararangiye ku buryo nsigaye mureba hariya nkamubona nyine nkuko nabona n'abandi bakobwa bose, kubera ko rega yarampemukiye, ntabwo rwose nakongera kumutekerezaho. Paul rero ahita amubwira ati uzi ko njyewe nari nzi yuko ibi byose wabikoze kugira ngo nyine umubabaze yongera kugarukire. Naho Miguel ati hoya, nta nubwo ibyo bintu nigeze mbitekereza, ibi byose nabikoze ku bwa papa wanjye, naho rwose icyo cyubahiro ntabwo nabasha kugiha uriya mukobwa rwose utazi icyo ashaka. Nagumane nyine na Bruno, ubwo kandi ibyabo ntibikanadutwarira umwanya, reka tubyihorere twiganirire ibyacu. Umunsi rero wakurikiye noneho baba bari kuganira, maze papa wabo akababwira ati rero babona nyine igihe kigeze kugira ngo njye kuberekana nyine mbereke abantu nyine bose dukorana, kubera yuko ndifuza ko naha kampani imwe muri kino gihugu nayiha Miguel maze akayiyobora. Ubwo rero ndashaka ko nyine muzambara neza ndetse n'abakunzi banyu nyine nkajya kuberekana nk'abana banjye ndetse n'abasheri babo, ubundi nyine nkajya no gushyira rwose ku mwanya umuhungu wanjye Miguel akayobora iriya kampani. Baritegura rero bose nyine bagashaka ibyo kwambara nyine byiza birumvikana. Naho rero Bruno nyine abwira Nicole aturamenye kandi ntuze kunsebya, ugende nyine ushake imyenda myiza kubera ko kuri konti yawe mba nagushyiriyeho amafaranga, ushaka imyenda myiza maze wambare nyine ntuzansebye. Umunsi rero uragera maze nyine bose bakambara neza nyine. Barasohoka rero maze nyine birumvikana buri gihe Miguel ahora afashe ukuboko Paula, ndetse rwose abagenda amusomagura, bagenda baseka, bagenda baganira. Naho rero Bruno ntabwo ajya yikoza Nicole n'umwanya na muto. Iyo Nicole agerageje kumufata, Bruno ahita amufata akaboko maze akakanaga rwose nko muri metero imwe. Nicole rero ababazwa n'ukuntu abandi bana baba bibereye mu rukundo abona baryoshye, naho we nyine imishiha yenda kumwica, kuko aba yaramaze kubona ko Bruno atamukunda habe na gatoya, amukoresha nyine kugira ngo yishimishe gusa. Uyu munsi rero bagiye kugenda nyine Bruno areba Paula maze akamubwira ati wawu, wambaye neza, uraberewe, uri mwiza cyane rwose. Naho rero Nicole aba ahagaze yategereje ko banamubwira ko yambaye neza, ariko rwose agaheba. Naho Miguel ahita aza agafata akaboko nyine Paula maze bagasohoka. Naho Nicole aba ari kubitegereza, maze Bruno agahita abwira papa we ati ariko ni ukuri rwose murumuna wanjye ni umunyamahirwe cyane, uriya mukobwa ni mwiza cyane, ni igitangaza, azi ubwenge, ariyubaha, noneho nyine ubona asobanutse cyane. Naho rero papa ahita amubwira ati hoya mwese mufite abakobwa b'abana beza cyane kandi basobanutse. Nicole rero n'ubundi ajya gufata nawe nyine Bruno yigana uko ba Miguel bimereye, maze Bruno agahita akaboko akajugunya nk'iriya. Bruno rero ahita akomeza akigendera akiyinjirira mu modoka. Naho nyine
Nicole agasigara arwana n'urugi. Papa we niwe ubona ko gufungura byamunaniye maze akamufungurira akinjira. Bakimara kwinjira mu modoka bahita babona noneho Miguel ndetse na Paula bo rwose bari barimo kwirira uduserifi bifataniye bihoberanira ubona baryoshye. Maze Paula yajya kwinjira mu modoka, Miguel agahita amufungurira urugi akicara neza akamutunganya, ubundi akongera agafunga, nawe agahita aca hirya akicara mu yindi modoka. Nyine baba bagiye kugenda mu modoka yabo ari babiri. Ibi bintu nanone Nicole birongera biramurya ariko koko. Naho rero ku mugoroba batashye bavuye muri cya kirori bagera nyine mu cyumba, maze Bruno agatangira kumutuka atari ku wundi, wowe iyo wirebye ubona uri igiki? Uba uri aho ujabiriye gusa ushakaraye, ntabwo ubuze ikintu ushaka. Wabonye ukuntu mu birori twagiyemo abantu bose barebaga Paula, ntabwo bamukuragaho ijisho, bose bagumaga bafelicita murumuna wanjye ngo nyine ngo afite ngo umukopine mwiza, ngo araberewe. Naho wowe nategereje n'umuntu umwe wavuga ko nibura usa neza ukeye ndaheba. Ni ikikwereka ko nyine ntabwo rwose nkwiranye nawe, ahubwo nibaza nk'ikintu mba ndi kumwe n'umugore umeze nkawe rwose dukorana kikanyobera. Uzi ko no kuba ngendana nawe ari ukwicisha bugufi cyane, ntakubeshye mba ndi kwisebya. Naho rero Nicole atari ko nukuri sheri ndagukunda kandi cyane. Naho rero Bruno ahita aseka ati urankunda? Ati winsetse, ati ntukirirwe rwose ibyo ngibyo bitindaho, nakubwiye ko uri umwe muri benshi, ubwo rero rwose ntukirirwe wangiza urukundo rwawe ngo urankunda. Ibi bintu rero bibabaza Nicole, maze akajya muri dushe akarira, ararira amarira akenda kumushiramo. Nyamara Bruno ntacyo biba bimwibwiriye rwose, ahubwo Bruno ahita amubwira atumva rero nkubwire, nta nubwo ndi burare hano, ahubwo ndagiye kandi ntuze kwirirwa umpamagara rwose, nzagaruka ejo, ntabwo ndi bugaruke, ntabwo ndi burare hano. Nicole rero agerageza kumubaza ati none se sheri ugiye he koko? Naho Bruno ati sinakubwiye ngo ntukambaze aho ngiye, ahita yigendera rero. Maze nyine Nicole akanarara mu buriri wenyine. Naho rero Miguel ndetse na Paula baragenda maze bakajya nyine mu cyumba cyabo. Miguel rero ahita atangira gukorera akamasaje Paula uburushye rwose, ariko kumubwira atumva inkweto zambangamiye kubera ukuntu nazimaze mu mwanya munini. Miguel atangira kumumasa ibirenge, akamumasa amaguru, akamumasa ahantu hose. Na Paula nyine aba yari afite umunaniro mwinshi, aba yumva nyine ako kamasaje rwose yari agakeneye. Miguel rero arakomeza akamukorera akamasaje, Paula ajya kumva Miguel nyine arekeye aho kumukorera masaje. Maze Paula ati none se ko warekeye aho? Undi araceceka aramureba rero, maze agasanga Miguel ari kumureba, ari kumwitegereza. Miguel ahita amubwira atumva rero nkubwiza ukuri rwose ntabwo kwihangana nabishobora, ndashaka kukubwira yuko ngukunda, ndagukunda kandi cyane. Rero gukomeza rwose kuba ndi kumwe nawe ntabikubwira ntabwo byashoboka. Gusa nyine kugira ngo ntakubangamira, reka basi ngende njye gushaka ikindi cyumba rwose ndaramo, kubera yuko nyine ntabwo nakomeza rwose kuba mu cyumba kimwe nawe kandi ngukunda kubikubwira byarananiye. Dore ko nyine bararaga mu cyumba kimwe kugira ngo bajijishe papa wabo, ariko nyine bararaga ku buriri bakarara bashyizemo imisego myinshi hagati. Paula akamubwira ati nyine ahangaha rero ntabwo ugomba kuharenga, nyine uyu ni umupaka ntugomba kuwurenga. Gusa nyine Miguel nawe ni umusore witonda cyane, nta kibazo rwose bari bafitanye. Ariko rero uyu munsi kwihangana nyine byaranze, ahari n'ukuntu bari baniriranywe, n'ukuntu abantu bose nyine bahoraga bababwira ko ari couple iberanye cyane. Paula rero yitegereza Miguel bakarebana mu maso, maze rwose bakaba barasomanye. Dore ko Paula nawe wabonaga rwose yiyumvamo cyane uyu musore. Barasomanye rero, maze Paula ahita abwira Miguel aterega nanjye ni ukuri, nanjye ndagukunda rwose, nuko nyine natekerezaga ko ahari uri kugerageza kugira ngo wongere wigarurire umutima w'umukunzi wawe, ariko ubundi ndagukunda cyane. Naho rero Miguel ati hoya, ibyo nakubwiye ko bitanashoboka rwose, njye nawe twararangizanyije. Gusa nyine ni ukuri iyi minsi yose ishize rwose ishize mbitekerezaho, nkatekereza kuba nakubwira ko ngukunda, nkagira ngo ahari uzagira ngo ni ukuguprofita, ariko ndagukunda pe. Naho Paula ati nanjye nuko. Ibyishimo rero biba ari byose, noneho ya couple iba igiye yaba iya nyayo. Buracya mu gitondo rero, maze Miguel akazinduka kare akagenda agategura amafunguro agahita ayazana.
arayazana rero maze agakangura ati sheri kanguka rwose nakuzaniye ibya mu gitondo. Naho Paula ati ntakubeshye ibyo bintu rwose ni ubwa mbere bimbayeho pe, ni ubwa mbere umuntu ambyukije yanzaniye n'amafunguro mu buriri. Miguel ahita amubwira ati guhera uyu munsi rero tangira nyine ubyibengereze, ni uku bigiye kuzajya bihora bimeze. Aramwegura rero buhoro maze akamubwira ati cara kubera ko ndifuza nyine kugutamika, uyu munsi urarya ndi kukugaburira. Naho Paula ati reka mbanze basi njye kwiborosa. Miguel ahita amwegera maze agatangira kumusoma ati reka nta kibazo mbanze nyine ubwo nanjye nifatira ibya mu gitondo. Aramusoma rero yasoza Paula agahita ahaguruka yihuta akagenda akiborosa. Aragaruka rero maze Miguel agatangira nyine kumugaburira amutamika. Paula rwose ibi bintu biba bimushimishije cyane kandi rwose aba anashimishijwe no kuba ari mu rukundo n'uyu musore yakunze guhera kera kose. Miguel rero aramubwira ati cyakoze ntakubeshye ni ukuri mba numva rwose nishimye, noneho wa mugani buno buzima buraryoshye, ariko ubundi kuki kera kose nakomezaga kwivunisha cyane. Naho rero Paula ahita amubwira ati ariko se sinahoraga nkubwira ngo ujye ufatira urugero rwiza kuri njyewe, papa wanjye ni umukire cyane, nubwo wenda atagejeje aha papa wawe, ariko papa wanjye ni umukire cyane rwose, afite amafaranga menshi. Nyamara nubwo nyine ntigeze mbaho mu gicucucucu cye cyane, ariko nanjye intangiriro yanjye yabaye we, yampaye amafaranga menshi maze nanjye nkora business. Naho nahereye nyine nanjye nkora business igaragara. Iyo nza kuyashaka jyenyine ntabwo rwose nari kuyabona, ariko nyine urumva ko nanjye nafatiye ku ya papa wanjye. Nibyo rero nawe rwose nakubwiraga nti nyine fatira ku mafaranga ya papa wawe kugize Imana akaba ari umukire. Gusa nuko nyine bigitangira nabonaga udashaka kubyumva, ariko nyine ubu ngubu nta kibazo, ubwo noneho nyine uri kuyobora iriya business urumva ko nyine ibintu biraryoshye. Naho rero Miguel ati ni ukuri ni byiza cyane rwose, kandi warakoze kubw'inama zose wangiriye, warakoze kubw'ubufasha bwose wampaye, mbese warakoze kubana nanjye, warakoze mbese kumva iruhande ubyumve, warakoze cyane. None ikirenze kuri ibyo warakoze kwemera kumbera umukunzi. Arabivuga rero n'ubundi maze agahita yongera akamusoma. Hashira umwanya rero maze nyine Paula agasohoka mu cyumba akajya mu gikoni, ahita asanga rero hariyo rwose Nicole uba wihebye, agahinda kaba kishe, maze agahita abwira Nicole ati ndakwinginze ni ukuri hari ikintu rwose nshaka kugusaba. Paula ati none se ni igiki kandi ushaka kunsaba? Naho Nicole ati ndakwinginze mbabarira umfashe maze umbwirire Miguel angarukire twongere dukundane. Ubu rwose nabonye ko nibeshye, nakundaga amafaranga, yego narayabonye nanayariyeho, ariko narabyumvise ko amafaranga atari umunezero, kuko n'ubu ndayafite ariko nta rukundo mfite. Naribeshye rwose gukunda Bruno, nako sinamukunze, nakunze amafaranga, kuko n'ubu rwose ndacyakunda Miguel. Ndakwinginze rero bijyemo maze Miguel angarukire, kubera ko rwose agahinda karenda kunyica. Bruno ntabwo rwose ankunda, ntabwo anyitaho, ampa amafaranga gusa, ikindi kandi ubona nyine akeneye kunkoresha muri gahunda ze gusa, ntabwo rwose andeba n'irihumye. Naho rero Paula ahita aseka ati kagira inkuru, ati koko se nibyo? Ati ubu rero nagira ngo rwose nkubwize ukuri, njyewe na Miguel turakundana, turi mu rukundo, rero ibyo bintu uri kuvuga ntabwo rwose byashoboka, ahubwo nyine ihanagure umenye yuko nyine wamubuze kandi burundu. Naho rero Nicole akomeza kumwinginga ati oya ntabwo byashoboka, mbabarira rwose, ni kumwikuramo ntibyakwemera, mbabarira ubingiremo maze twongere dusubirane. Paula ati ahubwo uri umusazi, reka nigendere, uratekereza ko nafata umukunzi wanjye rero maze nkamuguha? Ntabwo rwose bishoboka, turakundana kandi urukundo rugeze kure. Paula rero akomeza kwibaza kuri ibi bintu, maze akavuga ati ubu se koko ko Nicole ashaka kugarukira Miguel, ubu Miguel ntazahita ndeka? Ahari se Miguel ntari kunkoresha kugira ngo noneho Nicole abe yafuha cyane? Amara iminsi rero ari kubyibazaho, maze umunsi umwe mu gitondo cya kare arazinduka agafata ibintu bye byose maze akitahira. Naho rero Miguel arabyuka akamushaka maze akamubura, bamubwira ko rero yazinze varize maze akigendera. Miguel ahita ajya kumureba, aragenda rero yagera nyine we agahita amubaza ati mbwira kubera iki wagiye utansezeye? Naho rero
Paula ati rega sheri ni ukuri rwose kwihangana byanze kubera yuko ndi gushidikanya, ndi kwibaza mu by'ukuri urankunda cyangwa uri gushaka gutera ishyari Nicole kugira ngo akugarukire. Naho rero Miguel ahita apfukama hasi atumva mukunzi, ndagukunda n'umutima wanjye wose, ntabwo rwose nkifuza mu buzima bwanjye Nicole, nta nubwo nkeneye kumureba, uwo nkunda ni wowe, umutima wanjye uri kuri wowe, ibitekerezo n'ubwenge bwanjye biri kuri wowe, ibyanjye byose ni ibyawe, ubyumve ndagukunda kandi ni wowe uri kumpa umunezero, ni wowe umpa umunezero, nawe nifuza kugumana nawe, ndagukunda kandi cyane. Paula ati mbyizere se koko kuko njye ndagukunda cyane kandi ntabwo rwose nabaho ntagufite, sinifuza kugutakaza kandi ubwo rero sinifuza kuba nafata icyemezo nibeshye. Naho rero Miguel ahita amuhagurutsa maze nyine agahobera uyu mukobwa cyane akamusoma ati sheri ndagukunda kandi bikubwiye bimvuye ku mutima. Naho rero Paula ahita yiruhutsa maze akamubwira ati nanjye ndagukunda cyane, gusa noneho ubu ndatuje kandi rwose ndatekanye. Ku rundi ruhande rero Nicole we rwose ibintu ababona ko bitagishobotse kubera ko aba abona ko uyu musore atamukeneye mu buzima bwe, azinga ibintu byose maze akabwira Bruno ati ndagiye rero, gusa nyine kwifurije kuzahirwa kubera ko ndabibona ko rwose utankunda, ubwo rero ntabwo rwose naguma hano kandi nta rukundo ndi kuhabona, gusa ikintu kimbabaje mu buzima nanze umusore wankundaga kubera gukunda amafaranga, none amafaranga narayabonye ariko nta byishimo na bikeya mfite. Naho rero Bruno uba utari no kumureba ahita amubwira ati urugendo rwiza, aba yibereye muri telefone ari kwiyandikiranira mesaje n'abandi bakobwa. Nicole rero arasohoka maze akagenda, gusa nyine agera imbere y'umuryango agahindukira akareba iyi nzu maze agahita yibwira mu mutima ati burya koko ubutunzi ntaho buhurira n'ibyishimo, reba ibi bintu byose nari mfite ariko nta munezero namba nigeze mbona, ikosa rimwe gusa nakoze ni ukwanga umusore wankundaga bya nyabyo. Papa rero w'aba basore bombi we nyine aba yaramaze kwisubirira aho yabaga kubera ko aba yaramaze gushyira ibintu byose ku murongo, bose yarabahaye amakampani bagomba kuyobora, mbese abatuje kandi atekanye nta kibazo aba afite. Ibi byose biba biri kuba rero biba biri kuba yarigendeye nyine. Miguel rero nawe arimuka nyine akajya mu nzu ye nyine nziza aba yagombaga nyine n'ubundi kuba arimo ava muri ya nzu nyine yakodeshaga. Umunsi umwe rero ahamagara Paula maze akamusaba ko nyine yaza kumusura. Paula rero ajyayo maze yagerayo agasanga Miguel yateguye amafunguro, bicara rero bari gufata amafunguro ku meza, maze Miguel akaba arahagurutse ashyira ivi hasi maze akabwira Paula ati mukunzi ndagukunda cyane kandi urabizi wambaye hafi nk'inshuti isanzwe, noneho bivamo rwose n'urukundo, kandi urabizi nyine kuri byose kuri njyewe uri inshuti yanjye magara ndetse ukaba n'umukunzi wanjye. Uyu munsi rero ndifuza rwose kugusaba ko wambera byose kandi ubuzima bwose, ndifuza kugusaba ko wambera umugore. Naho rero Paula uba rwose yifashe mu maso ahita amuhereza ikiganza maze akamubwira ati mukunzi nanjye rwose ndifuza kubana nawe ubuziraherezo, ndifuza kandi ko wazaba papa w'abana banjye. Amwambika impeta rero maze bagahaguruka bagahoberana. Miguel ahita abwira Paula ati nta bindi byishimo na bimwe nkeneye uretse kuba rwose ngufite iruhande rwanjye, kuko ngufite mfite byose. Naho Paula ati wimvugira ibintu kubera yuko urukundo rwawe nicyo kintu nari nkeneye ubuzima bwanjye bwose, ndagukunda cyane. Naho Miguel nawe ati nanjye ndagukunda cyane. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment, ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.